ngo iyi kipe baba bagiye guhura n'abakinnyi bifite kandi ikibabaje muri byo yagiye mu minota itarenze nimba ndetse n'itatu nimba nibeshye so yiza kuba abanza muri titireri yagwa byumvikana kuri ibyo avuga byose byanga Kasera Sport akitwa ngo gafite na equipe ndarakina so nabaza shake umwanya ubanzamo nyuma yaho azavuga ibyo ashaka nta kibazo nabanze ashaka umwanya ubanzamo ubundi azavuge ibyo ashaka n'ubundi minota yagiyemo yinjiye asimbura irenze 3 yinjiye asimbura rwose ariko se ikibazo nibyo yavuze cyangwa ikibazo n'uwabivuze kera tugikina ari ukuntu umutoza yaje gusimbuza nk'iminota nk'ibiri bavuga ngo agukojejemo nk'ukoze isosi mu bugari kuko ngo ntitindamo ntibutindamo utumira amene gufata ubugari ukabukoza mu isosi n'ubukozamo nyine nawe bamukojejemo machirange ariko ikibazo ahangaha ni individual ni attack individual kubera ko si ikibazo cy'ibyo yavuze ahubwo ikibazo ni cyo wabivuze donc uwitwa Niyibizi Ramadhan yavuze avuga ikipe ya Rayon Sport yuko itabatsinda kutayitsinda ari igisebo uyu Muhire Kevin asubiza Muhire Kevin ari kuri na capitaine w'ikipe ya Rayon Sport donc ari muri position kuba yavugira equipe ya Rayon Sport mu kibuga nk'ikipe kina kuko yuze Rayon Sport kuyitsinda mu kibuga ubuvuza abakinnyi bari mu kibuga sibyo ati kuba icyo nashaka kumvikanisha nuko ari muri position yo gusubiriza Rayon Sport iyo ngiri mu kibuga nka capitaine wayo nk'umukinnyi nanone kandi none akanamusubiza nk'umukinnyi akanamuha n'inama nka mugenzi we w'umunyarwanda bazi na inshuti yanjye Niyibizi Ramadhan Kevin aragira ati banza urwane no kubona umwanya ubanza mu kibuga ntibakagushuke ngo utangaze uwo mwandi bagabo no kuvuga ngo ari nkarubone kubanzamo ese ari muri reyo yakwicara Ramazani kandi bakina nyine muri Mediane kwa ba Kevin akina kwa ba Kevin Ramazani yakwicaza Kevin ntabwo bishoboka ariko nanone akongeraho ikintu uretse ko ari igihe namukinisha umunani reka mbivuge gutyo kandi n'ubundi aho yamukinisha hose kuri aho yamukinisha niba ari uko amaze n'iminsi nyine atabona uwo mwanya uhagije wo gukina nyine ntabwo yari ari mu mwanya mwiza wo kubivuga cyo ni kimwe kuko hari ikintu Kevin yongeye ati abo ba Claude ntacyo bajye bakasa Leyo atari ko nabe nabo barakina atari kugo tubivuga na 11 usimbura ukakina iminota 3 mama mwitege APR iramutse ipanguriye Leyo yaravuze ati Rayon Sport amajara atanga bati Rayon Sport yitije umwanya wa narije nakubwiye yitije subiza kandi ahabi donc urumva rika bati Rayon Sport yitije umwanya wacu ikibazo ni iki gihe gusa tugasubirana umwanya wacu bwakebere kudatsinda Rayon Sport cyabari igisebo ati kuko ugeranyije natwe turi hejuru yabo uretse ko gutangaza biryo igisebo kibiri mu nta gisebo ndatekereza no uri hano se Niyibizi Ramadhan ni gute uvuga ngo turi hejuru yabo ruwa kabiri muri hejuru yabo ariko umukinnyi we inshuro zose burareka nkubwire umukinnyi ababona ikipe akina bimeze neza kimwe nuko ni gashya cyane usoma umukino akubwira ngo kana karanduje cyane cyane bakina kuri position cyane ubwo confidence bigirira ubwo aho ni kuri Kevin nabonye ibintu byo gutanga we yatangaje nyuma ya match yarangiye nibyo atangaza ku bakinnyi bamukeba ntago ari byo ntago byari bikwiye ariko na Claude aravuga ejo niba gutwara igikombe hoya bibaho bibaho ni bimwe mu bintu bishimisha by'entertaining abantu by'entertaining abafana na showbiz cyari nyine ngiye ibintu byo gutangaza ndabyemera ari cyo cyiza na finale y'igikombe cy'amahoro cya Rayon Sport umuzindu ndi nge nicyo nshaka Ramazani wundi bakamutuga mikoro agatangaza na Kevin agatangaza cyane unagatanga ibi ni sawa ibaza icyo Ramadhan yatangaza mu gihe APR yabatsinzereye kuri finale y'igikombe cy'amahoro ibaza abakinnyi bari gutangaza uwitwa Cangwana ari hano ati mukura itsinda bitatu match ntizarangira Gatera ati APR ni inzinganye za kanseri umane zombi none ku materi ya Cangwani barana abavugizi ni kuvuga ngo ukuntu derby ryoha abakinnyi batangaza
n'abatoza ahubwo batangaza n'abafana batangaza ikirimo ari mu mwanya wo gutangaza umukinnyi nka yayoboye shampiyona gusa si turi kubivugaho n'ikibazo s'uko duhaye inkuru ikirimo twareba muri message yatanze ari mu mwanya mwiza wo kubishongoraho yabeshye se abari gutangaza ni benshi cyane abari gutangaza bo ni benshi cyane rwose Ramazani na defite ahubwo bazajya bakomeza ikibazo ari kubona umva ikibazo mfite reka hareme na Karenzi ikibazo mfite nuko batangaza ntitubone umupira mu kibuga icyo nicyo kibazo mfite naho ubundi tangaza umwe gutsinde cyangwa undi akubite biryoshye icyo kintu hari akantu mbonye azanye abantu be kwifunga bagira ngo ni ibintu biraho use yabeshye wagapureyinze tukavira rimwe tukigira n'agapureyinze kabataka yavuze kuri Ramazan ni ko ashyize muri group kandi se yahereyeho ubona ko amaze no gushyira abakunzi ba Rayon Sports bagarutse muri mure numvise ari kuvuga ngo nta bwoba bari babateye gatandukanye nako twumvise